nubwo yavuze izina yavuze ati dekati pusikati na nuwo barakorana barabesha ngo murakorana mureke kubesha isi murakorana wowe nawe uri muravuga none se niyo twakorana se ikibazo ubwo cyaba ari igihe hagati aho mureke kubesha isi murakorana niyo twayibesha se ubwo ikibazo cyaba ari iki nyine mwigize abantu ngo baba biferi ngo murabifingana ikibazo rero kikabikiye muri ibyo hagati aho hakabikiye ikibazo nyine nuko nyine musenye isi turayisenya gute se twarayubatse si two twayisanze imeze uko ndabareba nk'abibwira rata koki mbwirira Keni ko konte yanjye igiye kugira yazanye uruhumbu yazanye uruhumbu ariko koki yazanye ibirayi koki n'igikuri gikeneye umuziki mwinshi igikuri kirimo kirarira kubera ko coach atari hano reka mbigusobanurire ntiyabyandika ngo bivemo buriya muri 155 ukuntu bimeze budget yawe uyizi warangiza ukayikoresha igikuri murimo murakibonera nta muntu ukorera undi hari ni ukuvuga ngo ushobora no gufata amafaranga yose baguhaye wenda ya budget yawe y'umwaka ukayakoramo indirimbo imwe ugahita ubireka cyangwa se ugahita gukora album none coach ari kubinsunikira ngo ningwa amafaranga ngo meze neza arambeshyera narakennye Ddumba simberuka kubona amafaranga ya note nshyashya sindayibona Bruce yigeze kuntuma ngo mukorere ibintu arambwira ngo araza kumpa amadolari 300 ndagenda ndabikora ndabirangiza kwicarana mu modoka na Bruce kugira ngo igihe cyo kunyishura agegere aranyihinduka umuhungu naragenda mwe ubuzima n'ubwa mbere nabonye amarira binyoroheye nukuri kwivana ibyo avuga n'ibyo mfite yararize nubwo ati Bruce simba hano cyama amafaranga urumva Ddumba nawe hari tuntu twinshi wagiye wangiza uziko kantu nakishyuye akahise kandi k'Ikanombe oya narakishyuye oya umva wowe hari ibintu tuba tuziranyeho urumva gengo rero ibyo byihorere dore tutangiye kuganira n'abantu batumva Bruce yagiye kunsweresha shisha y'abandi ndayica none mbora yarayishuye wanagiye gukoresha iki kunsweresha ibikobwa biri aho ngaho Kanombe tugezeyo biduha shisha bimaye shisha mite ndayitwika nyitwitse biratwiruka umva icyambere mu Rwanda shisha ntiyemewe wumve nyine kugira ngo mwumve ukuntu ubeshya wari uwe mwaka ejo rweruka mu Rwanda shisha ntiyemewe icya kabiri nta kuntu sinzi ukuntu umuntu yayinjiza i Kigali icya gatatu ntago sinzi niba shisha yagura amadolari 300 njye ikintu nishyuye nakishyuye amadolari 500 ibikobwa byaratwirukanye vuba biraje ngo biramumagara biramubwira ati ishura boro yacu none arahanga ngo kakantu nguzi ko nakishyuye none ngo urabivuze rero wavuze ibyanyabyo Ddumba wavuze ibyanyabyo wavuze ko amadolari nishyuye yari 500 banyarwandakazi nimuzajya mwishinga ibintu Ddumba bayavuze ni akazi kanyu umva ngarabisata nishyuye 500 banyarwandakazi mukishinga ibintu Ddumba avuga birabareba umva mubwira ikintu cya danje ninza muri Canada nkasanga hadakonje nzagwa
yamagaye cya Kinyusi bari bampamagariyemo Kinyu aha ariko urabona ukuntu usigaye narakoze umubiri ndashona agamwereke Kinyu yes urareba ibi ubundi ngomba gukora kugira ngo Ddumba ntabwo ukeneye guterura ibyuma kugira ngo niba ufite imashini ugakata igiti kikagwa iyo siporo irahagije ese mubikatisha kupa mubikatisha imakasi mubikatisha inzembe imashini bro imashini ari imashini abantu sinzi umuntu babwiye ngo batangire kumpamagara ubanza amasaha yo kuva Rusizi ageze dore henikiri dore dip none se aho warakonje ndakubwiye Kinyusi niwe nuza hano ushobora kudaperforminga kubera abana ba hano bagira ikintu cyitwa umuhogo bro umuhogo umuhogo dore ahantu hose baba barimo baranywa ahantu hose aho bose baba barimo baranywa harakonje se uzaba uri hano hakonje ariko ntugire ikibazo like tuzakugurira nuza ama winter jacket ni ibintu bisanzwe like you okay njyewe nubwo nkunda ka primus ntago nkunda kukanywa mu bukonje ubu tuzakora concert tureba n'amaso ku yandi nzaba ndeba gutya rwose cyo kora niba mu mwasinze nta kundi nanjye nzagerageza ntemo dukeya ega Keni yarasinze byihorere ikibazo cyawe uvuga abantu nabi no mvuga abantu ibyo mvuga igewe nsigiye ko ntashobora kubona ikintu nkonyekeke kireka ni mu ndoga wanywaye ku mupfumu inzoga nyinshi ibyo bintu byose ubishyira mu mubiri ntabwo ari byo n'inshuti mbana inshuti dukorana nazo batipe baranywa n'abarundi bro abarundi banywa ikintu cyitwa ikiyeri nibyo abarundi baraturusha ntabwo ngomba babona barimo ariko barambwiye ngo buriya ngo abarundi nta magambo numvise ntimunyumve nabi ngo buriya ngo abarundi ngo akazi kose ngo baragerageza ngo baraho ubundi abarundi ikintu cyabananiye abakobwa bananiwe kunyara ntabwo ari ibyo navuga urebye ntabwo navuze abarundi kazi navuze abarundi abarundi nari nyarukiye kubigeme ahubwo abigeme baturabura hano muri comment ngo abagabo ngo baragerageza Bruce umujyana wenda mutwaye mu ishyamba mu ready to go to work bro ewo no murundi na ubwo aragerageza abujyu ongera kuramubona mu gitondo cyakare ngakujyanye ku kazi yasinze ntumbe kugenda nyarukiye kubigeme umva reka mbareke mujye mu mirimo abantu twabanye hano reka ngende gukora abanyarwandakazi ngira ngo murabizi iyi live cyane uri muri Canada wari wese Kinyusi araba ari hano I think in a week indege araba yayuriye muraza kutubona kuri airport ndaza vuba n'abantu bari muri Amerika mwiteguye December tuzakubana hanyuma hano Kigali no muri East Africa ni mu mwaka utaha ubwo Imana nibishima ariko murabizi ko ku itariki ya mbere n'ubundi agomba gushya ni Kigali mu Rwanda ubwo nukuvuga ko imijyaza kuba arimo mugomba kuba muri ready Toronto Vancouver Ottawa Montreal Toronto Vancouver Ottawa Montreal Edmonton byaragaragaye ko n'aba promoter mufite muri n'abakene ariko rata nabyo birashoboka bya twabikora mwaca kuri Ddumba kaba connectana n'umuntu organize ibitaramo byose nta kintu cyari cyapfa mu byo gutegura kandi turi open turi tayari gukora nta Ddumba nturimita abantu akazi karacyakora
niba ushaka kugura itike genda muri bio yanjye harimo linki uyikirikeho ugura itike niba uri Ottawa ugura itike niba uri Montreal ugura itike niba uri Toronto cyangwa Vancouver. Director God twakubonye, shout out nawe ukora video za dance, wakoze food twa, wakoze indirimbo nyinshi cyane, turakwemera. Director God yagombaga gukora indirimbo yitwa Plenty ngo abwira Beni ngo ndashaka fuse 5 ngo tujye ku Gisenyi. Beni abaramara avuga ati amafaranga ya fuse 5 miliyoni 15 muri bikobwa ni Ddumba. reka mbivuge. Just vibes, my God, I'm high, but kwari yo foto, amatiku ya Ddumba. Director God. Director God nari mbigezemo 5%. Warutayemo akantu k'amatiku kabisa. Nari ntaye akantu kagati aho kuba amatiku yawe ndayasheshe. Ndayasheshe. Sawa guys, turi kumwe